Tubahaye ikaze nshuti mukurikira Bwiza TV na bwiza.com. Nanone muri aka kanya tuje mu ikiganiro hirya no hino kiri bwibande ku nkuru zitandukanye, aho turi buvuge ku bibera muri Afrika ibiyaga bigari, dutambuka twihuta twerekeza mu burasirazuba bwo hagati, aho turi bwibande kuri topic iri bugaruke cyane ku ntambara zihuje igihugu cya Israel ndetse na Palestine. Intambara mu ndimi z'amahanga bita ngo ni conflict Israelo-Arab, aho turi buvuge ku buryo ki umuntu arimo kureba akabona reka abantu barimo gupfa ari benshi, bari munini cyane, ibisasu biraswa n'abantu muri Hamas bituruka Gaza, ibitero bituruka muri West Bank, ndetse n'ibitero by'indege kuri uko duce twaze kuvuga ruguru bikorwa n'ingabo za Israel. Denis, ndumva nakwakira muri kiganiro. Urakoze. Yego, rero numva ko mu biyaga bigari twahera nkahe kugira ngo twacemo twihuta cyane, gufata igihe gihagije cyane cyo gusesengura ku bijyanye n'intambara irimo kubera mu bihugu bya burasirazuba bwo hagati ihanganishije Abarabu n'Abayahudi. Mbese tubwiye ingingo turi bebezine mu biyaga bigari. David, duhereye nko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, hari umumajoro uherutse kwica umunyamategeko. Yari yasinze uwo majoro. Urukiko rwa gisirikare rwamukatiye igihano cy'igifungo cya burundu. Uyu ni uwo majoro se nabonye ku mbuga nkoranyambaga arimo acibwa urubanza mu ruhame. Ariko nituza kuhagera uze kunyibutsa burya rwose umusirikare wari umusirikare, kuko yavuze ukuntu bamusuzuguye n'iki byose, usangaho ko kuba wari majoro abantu bagusuzugura ko ntabwo byavamo. Abantu bajye, simvuze mu buryo cyangwa ubone wenda ngo nkangurire abantu icyo nakwita nko gupfukamira abasirikare kugira gute, ndavuga bo muri Kongo cyane cyane by'umwihariko. Ariko nanone mu biganiro dukora habamo n'ibintu bijyanye na education. Ni inshingano zacu nk'abanyamakuru kugira education, uburezi, kwigisha abantu ko bakwitwara muri societe, byose biri mu nshingano zacu nk'itangazamakuru. Ubwo wenda dushobora kureba kuri acte nk'umuntu yakoze agakora ibintu nk'ibi ngibi n'ubutabera bwabigarutseho muri Kongo, tuze turabireba cyangwa tunabireho twihuta tugaruka inyuma, urumva nta kibazo. Ariko wanareba ukuntu uko uwo muntu yireguraga, narabikurikiye uko urubanza rwari mu baturage rwaciye no ku mbuga nkoranyambaga, n'ukuntu bamusuzuguye akababwira ati ariko nubwo munsuzugura ndi majoro mo kabyara banga akabyumva, ati ndagenda rero noneho ati mu kugaruka nzana sharijeri y'amasasu, ati nuko nyine akora nk'ibyo ngibyo yakoze barimo kumuhanira. None se abandi ko bavuga ko ahubwo ngo basanze yasinze ari gushwana n'indaya, bamubaza icyo bari gupfa akahita barasa, urumva bihuriye n'ibyisobanuro yatangaga. Ibyo ngibyo nyine ni ibiba bivugwa, wenda simbizi aho kuri kuba kuri ikiriho no ko yanatsinzwe, kandi uzi ko ntabwo dukunze kwivanga mu mikorere y'inkiko. Turabona ko baramutsinze banamukatira, ariko ibyo ntabwo bikuraho yuko nawe ibyo yavugaga bishobora gusigira isomo abantu. Denis, ntabwo ari byiza ko ukimara kumenya ko umuntu tuvuge ukimara kumenya ko umuntu ari umusirikare reka bivuga reka mbishimangiye, ntabwo ari guterana amagambo nawe. Rega uriya kwa kundi bavuga ngo umuntu ntabwo ukubita urushyi mu wundi musaya, aba arimo kata nk'izo ngizo, cyangwa se wakwigendeza ugakinjura, cyangwa umuntu ufite imbunda. Umuntu ufite imbunda sha nta guterana amagambo. Sasa ngira ngo iyo bibaye byiza, uzi ko ibiri amahiri impamvu tuvuga n'ibi ngibi wenda kugira ngo abantu banabyumve neza, hatagira abagira ngo dushaka gusesereza abanga no kugira gutya na gutya. Bene aba bantu bo mu nzego z'umutekano usanga kenshi baba bitonda, kandi mu kwitonda kwabo ntashobora kugira n'ataguhaye warning. Ntabwo ari bose, ariko nanone ntabwo ari bose. Ejo bundi nari kuri 40, kuko abanyamafuti tujya tubabona mu nkiko rwose, nano usibye no muri Kongo no mu Rwanda turababona. Hari umumajoro urabizi nawe wishe umwana w'umushumba, none se uretse ko nawe urukiko rufite ibyo rwabivuzeho, twavuze ngo ntabwo turi gukora commentaire ku by'inkiko, ariko nawe yajyaga yiregura avuga ati kandi rero buriya mujya mubona aba bana baragabanura amapine y'imodoka, babwira nkanababwira nti shane kandi tuzabonana. Donc ibyo ntabwo tugomba kubirenza amaso. Rega ni ukuvuga ngo mieux vaut prévenir que guérir, ngo ni byiza kwirinda kuja kwivuza. Kuko reka nkubwire Denis, kuba umuntu yagukorera ikosa nkuko nyine baba bahohotera abaturage n'ubucamanza bukayibona muri ubwo buryo, ntabwo bikuraho yuko tugomba mu mbone zacu kuvuga ngo byari kuba byiza iyo uza kwirinda impamvu yatuma uriya muntu mugongana. De toute façon imibereho yacu ya buri munsi ku wundi, tugaruka kuri uru rubanza nizo ngizo arimo tanga ingero haruguru, jurisprudence bavugaga. Niyo mpamvu nciye no mugani ngo mieux vaut prévenir que guérir. Urumva ntabwo iby'inkiko zakora, ntabwo by'uko umuntu nyine nk'uwo yaza akaguhohotera ntibikora kukubwira ngo burya byari kuba byiza iriya nzira wenda utayinyuramo
ntimuhahurire. None se iyo utakaje ubuzima iyo utakaje ubuzima kubera iyo mpamvu uriya nawe akajya gufungwa, ni ibihombo ku mpande ebyiri. Ni ibihombo ku muntu ugiye muri gereza kuzamaramo ibyo bya burundu umaze kutusomera aho ngaho kuri Katembo, urumva ni n'igihombo ku watakaje ubuzima nyine yahitanye. Ntibyari kuba byiza se iyo bose tutabahomba cyane? Abanyamategeko rero muri Kongo bari barahiye bati twebwe ntabwo tuzongera kuburanira bano basirikare, n'undi tubaburanira ku buntu, nta mafaranga muduha, none reba murimo mutangiye kutwica. Ariko ako kabazo nanjye narakagize muri magistra ya Kongo y'abasirikare muri militaire, nta bantu baburanira aba basirikare bagira, kuko najyaga kubona nkabona nanjye mu ruhande rw'ababuranira abandi nta basivili, kandi uwo amashinjacyaha w'umukoloneli wazamuraga ijwi. Ariko sha hari ahantu bikaze, uzi yagiye kurangiza urubanza bamuha amasaruti ameze nk'ayasagutse kuri ba Idi Amin bose, yivuga imyato ko amaze kuburanira urubanza ko bigenze gutya na gutya. Imanza ziba ziryoshye cyane uzikurikiranye kuri video wabonaga ari nziza. Ariko ukavuga uti kandi icyo navugaga cyangwa se nshaka ko tuvuga muri aka kanya, urumva ko abantu bababuranira abandi abaroyazi b'abasivili nibo baburanira abasirikare bati nta nicyo tubona, nta nubwo banababuranira ku buntu ahubwo. Ubwo se ntiwasanga abasirikare babirenganiramo, wenda uburanirwa n'umuntu ushonje akavuga ati n'ubundi nta cyo uzabona nshaka bagufuka. Nabyo byashoboka. David, tuve kuri uru rubanza dukomeze ariko tugume muri Kongo. Tukiri kuri aho ngaho tutarahava tuhatambuka ariko dukomeza, twavuga tuti twongere tubishimangire. Deni buriya aho kugira ngo ugirane amakimbirane n'umuntu wiringiye kuvuga ngo amategeko ngo iki niki, ni nko kuvuga ngo niringiye assurance ngo ngiye ngo mfite imodoka ngo ufite aluminium ngo nzanya imbere y'ibikamyo ngo ikizankaragira birakireba ngo bazangurira undi, uzaburi hehe? In fact abantu muri societe turi abantu pe na akoroshaje zibaho, ariko burya nigiranye conflit n'umuntu uba ukwiye kuvuga uti ese umuntu musarega so kuvanga gukubita, no kuvuga uti wenda turebanye nabi nari Filistre adrenaline yo kwikontrola byamunaniye, reka nicireho ni ijuru deni bigutwaye ntacyo bitwaye rwose. Nk'uyu muntu rwose uwo majoro yahohoteye ngo bari bamuserereje cyane, batuye majoro wa wapi ni umusore atari kugenda majoro, rero ndaza kubibereka. Hari umuntu witwa Nindera, uyu mufana wa Kiyovu bamwita nde, ukunda kuboneka hano kuri 40, ni inshuti yanjye kandi Hemedi ni umuntu ukunda kuganira cyane. Hemedi ndetse tuzanagira ikiganiro mu minsi y'impenza muhamagara mubaze niba afite umwanya akubwira amateka hano abantu bita kuri za Majengo na Matimba, kuko yarahakuriye nyine ari umwana, akakubwira amateka asuga ntabwo unanirwa, akakubwira ukuntu ngo wa musirikare impamvu hari hiswe Matimba mu gihe cy'urugamba nyine kubohoza igihugu, niko nabyumvise yabitubwiye. Atara musirikare aje kuhanywera agacupa, noneho nyine ngakabwira abantu atari ko rero ati genda umusirikare buryo ko umuntu ntumunca amazi, niba ariko yabitubwiye bijya gusa n'ibyo ngibyo. Ariko ngo bamuciye amazi nyine azababwira ati nagarutse ati reka nze mbakemurire ikibazo. Nawe akora nk'ibyo majoro yakoze, bahita Matimba gutyo. Kandi ikintu kiba kinababaje ni nkuko hari nk'abaturage bakubwira bati ariko nabo bari bamushotoye banasangiye abasengerereye, barangize baramusuzugura baravuga ati mukasuzugura n'abasengereye, ahita agira zone y'imirwano. Zone y'imirwano n'ubu ngubu hari Matimba ntuse ko cyitwa Matimba shamba, nawe wasanga utahamenyera Matimba. Rega so hazi se nyine ari ibyumba ko habereye intambara ikomeye cyane, ariko ya Nyamirambo nawe yayimuriye aho ngaho Nyamirambo. Abo bahashyize kamera z'umutekano n'irondo ry'umwuga, amahoro arahinda muri rweza amenye Matimba ntabwo kimeze nka kwakunda, ariko nyine n'amateka n'akaragacimo. So rero urumva biba bikwiye ko twitoza no kubana n'abantu kugira ngo dukemure amakimbirane no kuhatakariza ubuzima, abandi bakajya mu mabuso zidakwiye, nta mpamvu n'ibintu bari banaziranye, wenda nta sambu bapfaga, niyo bayipfa bajya mu butabera, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ntabwo biba byoroshye. Ndumva rero twajya ku kandi gakuru ko abakongomani baherutse kurya umuntu, baherutse kumurisha ubugari rwose akabigasekwa nk'akeza, kandi ngo ni ubutumwa batangaga no ku bandi bose bakinisha kwica abaturage uko bishakiye. Uriya mugabo ngo bariye rero uriya mugabo ngo bariye ngashobora kuba nyine ashinjwa ko hari umuntu ngo yahitanye wari umuvunjayi. Yego, muri ako gace baravuga ati shaka ko ukuntu umuntu yatuvunjiraga amadolari akatuvunjira rwose n'ikindi gukira kigabo ngo wamwishe ati rero turakurisha uburobe. Ngo bamwokirije ahantu ku kiraro rwose ku manywa y'ihangu, bahamagara rubanda batumuze murebe ukuntu turya igisambo tukirisha uburobe cyane, bakajya bazana icyuma bagakata inyama akarya kurenzaho uburobe. Ubwo se kuko barimo none se kuba barimo barya umuntu bwari uburyo bubaha defense yuko barimo guca abajura, barimo kubwira abajura ati turatubarya. None se abakongomani bazajya abajura bamare kuko buriya sha baratangaje gusa. Kandi ariko nibyo abantu bazananegura bavuga bati se
nka buriya kugira ngo umuntu akore ikintu cyo kurya cannibalism, kurya umuntu ukanabikora ku mugaragaro, abantu bavuga ati kiriya gihugu kirimo akajagari, ubwo katarihishe kamera ntibihishe ubutabera, ubwo baranazwe. Ese what next? Ubutabera bwo buzitwara gute ku bantu bariye umuntu bakanamushinyagurira? Kuko burya mu bintu by'amategeko ntabwo nyazi cyane, hari kuvuga ngo umuntu yishe undi, ariko Denis gushinyagurira umurambo nacyo ni icyaha. Ni icyaha kinarenza ahubwo. Gishobora kuba kinarenza n'icyo kuba wahitana n'umuntu burya. Umurambo urubahwa burya. Na konvo y'umurambo burya ubona ko yubahwa. Urumva neza. Sasa reka tuzarebe ikizakurikira, reka akoze Denis kuko wafashije ko tugasabira abakongomani bose Imana ikabafasha. Shaba basabira se ugira ngo ni bakeya, ahubwo wa mugani wanza n'Imana itumva amasengesho yabo. Uko bakoze amanyanga abiri. Hari ukuvuga ngo barihaniye atatu. Hari kuvuga ngo bishe umuntu, urumva? Ntabwo baranamuri. Ahubwo umuntu yakwibaza niba kiriya gihugu kigira amategeko, niba kiyagira se arubahirizwa. Ariko nanone tukivuga gutyo, uretse Nyagasani wo kubatabara gusa ntabwo mbizi pe. Ntabwo mbizi kuko buriya ibintu nka biriya ngiye nkeka ko bishobora no kokama n'abandi bantu babibonye bikabatraumatiza, ndetse hari umubyeyi wavuga ati rwose Yesu ashaka no kubyumva. Ni amahano. Tukiri muri Kongo, ngo ingabo za Uganda ngo zishobora kuba arizo zizayobora ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba. None riba hazaba mu bo zizaba ziyobora, zaba arimo n'izo ngabo z'abanyamahanga, zirimo n'iz'u Rwanda, nibyo naramenya. Iyo nkunda ibana kuri bwiza.com, wenda watubwira mu buryo buziguye niba se izo ngabo zizayobora, zaba overall commanders w'izino operation zose, wenda ariko babyumvikanyeho birashoboka. Ikinyamakuru Chimp Report cyo muri Uganda cyo Bwiza ikesha iyi nkuru cyavuze ko amakuru kize ari uko ibitero ku mitwe yitwaje intwaro bizayoborwa n'ingabo za Uganda. Cyavuze ko mu basirikare bakuru bazaba bagenzura ibikorwa harimo na murumuna wa Museveni, General ni retired ariko sinzi ko azaba yagarutse. Saleh Musare agiye gusubira ku rugamba. Asanzwe ari n'inararibonye ngo mu ntambara zo muri Kongo, we na General Muhozi, ubita David Muhozi Sejusa, we no mugaba mukuru w'ingabo. Ariko yo ntabwo ari Sejusa. Ntabwo ari Sejusa, ariko nawe ni Muhozi David. Asanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Ngo kandi harimo n'umukuru n'umuhungu wa Museveni, Kayinere Rugaba, uzaba ayoboye umutwe w'ingabo zidasanzwe za Uganda, CSFC, na Lieutenant General Wilson Mbadi. Ariko ibyo ntabwo bikunda. Hari amasesengura abanyamakuru nabo bandika, naho ukabona rwose araciriritse cyane. No gushakisha. Chimp Report we yakoze no nkuru ntabwo giwe nayiha credit, kuko wumva ntabwo afata chef d'état major general, nganye ku operation to mahanga. No état major yose igende, uyu muhungu wa Muhozi uyoboye ingabo zirinda se nawe agende ufate igisirikare cyose, ntabwo bishoboka rwose, ntabwo birimo. Byo gusa hano message irimo ubashije gusesengura neza. Niba koko retired general Saleh Musare arimo, ubwo mission yaziriyangabira leta yikora, yahita yumvikana. No gushaka diama, no gushaka izahabu, no gushaka inoti nta kundi. Kuko ya mugabo nyine urabizi aba muri production sakira umusirikare yibereye muri business ni uhinga itabe na barujugiro, ni ugira gute, urumva abayibere mu by'amafaranga, urumva rwose ahubwo geze ingabo ndi Museveni naziha muri umuntu byose bikarangira, bakagenda bagize ukuntu bakimura nimbaho bazizana. Ariko David, nizere ko bano bantu bazakorera mu gice cyabo n'abandi n'ibindi bihugu bigakorera mu cyegi. Ufite ikibazo ki? Mfite ubwoba ko bazongera bagakozanyaho nk'ibyabaye muri za 2000. Za Kisangani? Oya, ntabwo ariko bizagenda. Igihe Kisangani kabiri yagaruka. Yabari ya gatatu ubwo ngubu. Ni gatatu ari ubwo. Episode ya gatatu. Cyane rwose. Bitabase bizabe, ariko no Kongo yashya we. Iki kinyamakuru nyamara reka tubitege amaso, kuko urumva mu nama z'abakuru zikunze kubaho n'abakuru b'ingabo n'iki byose, uzi ko hari na delegation y'ingabo za Kongo yaherutse Kinshasa muri itambutse ama operation aganirwaho. Twagiye tubona delegation zo muri Kongo ziza mu Rwanda, mu gisirikare cy'u Rwanda bajya muri Kongo. Ukavuga utero wenda niba hazabaho joint operations, bakavuga ngo Uganda yayobora état major, ikayoboramo n'abasirikare ba RDF, ukayobora n'umubano w'u Rwanda na Uganda kumeze uyu munsi. Ntabwo byava rwose ibyo bintu. Ni nko kuvuga ngo waba ugiye guhuza ingabo za Palestina n'iza Israel zigenda ko barageze ugaha Palestina ubuyobozi. Ntabwo byakunda rwose. Ntabwo byavamo Denis, ntabwo byavamo. Ibyo ngibyo ni ibintu byo gushusha umutwe kwa ibinyamakuru by'Ubugande. Ariko nabyo bimakinga news nyine no kubireba. Inkuru nkuyemo nimwe gusa ni Saleh Musare. Saleh Musare azajya kubakisha iriya mihanda,
yo muri Beni sha mpamba bwiza ubundi iriya mihanda yabo erega bafite impamvu bari kuyubaka bazubaka imihanda y'ubujyakuzimu igomba kunyuzwamo ahubwo buriya babahitishijemo bavuga batese tubakire imihanda cyangwa tubakire tunnels tineri urabibona ibi bintu nyine by'ibiyira bica ikuzimu iriya mihanda Uganda yubaka neza kuko yagica n'ahantu hari diyama na zahabu ikuzimu bien ikavuga itaka ryacu turabijyana Uganda bakura gutya ku ruhande ndashaka muri gospel teke tujya dukorana na Mahoro na Meki n'abandi dukunda kuganira rwose ndashaka kuzamura level y'iranka yanjye yantuze ya Potter ngasengera Uganda nimbona ngize amahirwe nkayibona ngasengera nako Kongo nzahera kuri Beni basengereye ngene nkomeze nuko kuko urumva aka nkubwire Denis imyaka tumaze Kongo imaze imyaka irenga 50 ibonye ubwigenge kuba igihugu gifite ingabo nyinshi cyane muri aka karere uzi ko ibihugu byose duturanye na Kongo nta gihugu kibarusha ingabo nyinshi gifite imyitozo warabonye Goma n'ibikoresho reka tukira aha ngaha nse nkutanga agakeregeshwa kanjye wenda tuva no kuri iyi nkuru tugana no kuzindi reka nkubwire Denis hari ikintu njya ntekereza ko wenda urankosora cyangwa se n'abakurikiye Buza TV bazatubwira muri commentaire ndetse no mu buryo cyangwa dusangira amakuru waruzi yuko giye barandi Tshisekedi aho kugira ngo mpuze ingabo z'ibihugu byo muri aka gace sha navuga ngo reka nkore operation sibyo mbwire ba general Nkunda batahe mbwire ba general Makenga batahe niba ADF yanesha M23 cyangwa brigade yabikozwe n'abasirikare M23 Denis ntago ari fanatism genda kubwiye ngo ntabwo ADF na FDL bahagarara imbere y'abasirikare ubashije kubankadira neza kandi n'abana ba Kongo kubera iki ubundi bakuru b'ibihugu bakunda kurenza amaso bamwe na bamwe bakunda kurenza amaso ibihugu byabo bakajya gushaka imbaraga kandi bazifite igisirikare cya Kongo bwacyo ugikoreye encadrement nzima kuko bujya mu ntambara ntabwo hakora imbunda gusa hakora na encadrement mu buryo bwa civil muri social n'ibintu ngibyo ukavuga uturo ba Makenga muzane n'ababyeyi banyu General Nkunda ndagushaka ariko ndita ngushinga operation hari ya rugo nka ko Ntaganda yanagiye nawe maybe yashobora no gukemura ikibazo wenda nuko tuba tubibona gutya ngo yajyanye rahengo yagize gute ibintu biri politike nyinshi utanamenya urumva ugafata ba Masunzu ukavuga uturo mwabantu wewe Bisogo Masunzu nde nande muri abavandimwe makanika iki gihugu ni icyanyu urumva cyane reka dufate imyaka 5 kuko ndavuga impamvu mfashe imyaka 5 yo kubaho umwanya wo gushyira imbaraga mu buryo buri sociale donc gouvernement central government yashyira imbaraga mu buryo buri sociale na development n'amajyambere kuko umve gukemura ikibazo cy'intambara ujyana n'ibikorwa by'iterambere no na reconciliation kwiyunga ubutabera ibintu nk'ibyo ngibyo tugiye kubaho imyaka 5 mubanze mu kusora akarere muvukamo ariko nyuma y'imyaka 5 muzaba deployed muri FRDC mwe mwana korera n'ahandi bagafata bari abagenero bari Kinshasa ba General Bisengimana abandi bose bagataha bakazi wabo iriya operation Tshisekedi yikoze akavuga ati bandi muvuga ikinyarwanda n'abandi bandandi n'abandi officier n'iki byose barahari nuko tuba tubazi urumva ni mushyire hamwe iyi Kivu ni yanyu iyi Beni ni yanyu iyi South Kivu ni yanyu Uvira ni yanyu Minembwe ni mukemura iki kibazo manze bwanyu mwiyunge uwo wahemukiye niba Bisogo yarasanye na Colonel Kayina muri M23 mwara bavandimwe mwiyunge wowe niba makinuze makanika warahunze ukajya muri twirwana ugasiga Amasunzu muri muryango umwe ku muri FRDC akabona ko umubetre yinze urumva banze mwiyunge none mara kwiyunga mukemura iki kibazo nimara gukemura ikibazo imyaka 5 ababyeyi banyu baje mwahinze mworoye twabahaye nkatwa abaturage bose twabashyize mu makoperative mu deployed ahandi ikibazo cyakemuka ariko ntakubeshye ntago ntanga umwanzuro Uganda izava yikoreye diyama n'amaboko urumva n'abandi naba bose b'u Rwanda bavuga bazajyayo ntago bishobora kuzora hazire operation zo muri kiriya gihugu je suis pessimiste kuri ibi ngibi uri optimiste azabivuga ukundi mikoro zirahari na kamera zirahari ariko impamvu narabishingiyeho si ubwa mbere bagiyeyo sokora ya mbere sokora kabiri umoja wetu niki byose urumva Uganda yagiye benisho iki niki byose kisangane barwana n'imyaka 20 ngahirashize Denis ntacyo nkwijeje ariko ubwo wenda bari bafite ikundi bayibona muri opinion zabo no bazabivuga kwabo ariko uyu muti iro busiyo Tshisekedi yafashe nta mahirwe ni Denis hari abantu bajya bavuga bati ese kuki imbaraga zakoreshejwe mu gutsinsura M23 zidakoreshwa mu gutsinsura indi mitwe no kubera oya bashaka kuzongera kuko nanone Kenya
Kenya nayo yamaze kuvuga atari ko Nayo irashaka kuza. nzajya nurira kiriya kirombe abasirikare makomeza muri Nairobi muryoshya mu tubari abandi Nakuru abandi Naivasha abandi Mombasa sesha mukura iki muri ariya mazi uretse umunyu mu nyanja y'Ubuhinde k'icyambu gihari mwagiye muri Kongo nk'abandi nange mukajya gushakisha urabona ngo Kenya nayo izohereza special force hazabisibaniro hariya ahantu rwose ndaga n'abafaransa bigeze kujyayo muri ya operation baritaga nguki yari ifite izina umuntu yanaryibuka gutyo urumva bose bagiyeyo buriya ngo mu myaka yatambutse uzanyibutse tuzakora ikiganiro cyihariye ku isanzure yihariye kuri Kongo na za intervention militaire bose muri iki cyumweru ntikizarenga mwereke ko n'ukuntu buriya tubona za MONUSCO n'ababirigi bigize kugira ingabo muri za Katanga nta gihugu kitakiri ingabo muri Kongo ariko kigakuramo affaire zayo gicaho ikindi kigakuramo cyamara kunyunyuza igisheke urumva kigacaho kiriya gihugu cya Kongo ntabwo byoroshye ahubwo birakubwira ngo mara kuba apotre nzagishyira imbere y'Imana uko abandi byarabananiye byarabananiye rwose Denis rero ndumva tutatinda kuri iyi nkuru ariko kuba Uganda yayobora operation zo muri Kongo ikayoboramo izindi RDF ikayoboramo FDN ingabo z'igisirikare cy'i Burundi ikayoboramo n'ingabo za Kenya n'ibindi bihugu ntibyanabyemera ibayoboye gute ahubwo bazakora operation militaire niko bigenda ubundi bimeze kuri iyi bavuga bati tugiye gushyira joint operation wenda igire itamajora ahantu ihuza abagaba ingabo bose batandukanye bajye bakorera aho hantu ariko wenda bakate nk'imirongo bavuga bagabane secteur opérationnel bavuga bati Uganda muzakorera muri Beni u Rwanda no ngo bazakorera muri Rucuro cyane cyane ubwo Burundi nabwo ushobora kuzakora mu gace ka Minembwe ukurikije uko imipaka imeze ubwo ingabo za Kongo sizaho zizakora ariko Minembwe cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo no hari ubutunzi nk'uburi ruguru ariko se ibintu byose bitwara mu butunzi baravuga secteur ariko ntabwo kureba abantu bazarira bari mu mibaresha ibaze bagiye gucura ngo bakagucira nk'imirongo abantu barindagara gusa cyangwa amafi ibi ngibi tuvuga rero abantu bagira ngo kuryoshya inkuru ariko Kongo irakize erega ibyo tuvuga ni nabyo bino bihugu byose babirimo birabara abanyakenya bafitiye impuhwe zikisi nase hari inyeshyamba Kenya zivuye ibazara Kenya zivuye muri Kongo ibyo muri Somalia ubwabyo ntago biboroheye none barashaka no kuza muri Kongo gusa urumva bari kuza none se ntabwo wabonye yuko muri Mozambique ejo bundi hadutse intambara hadutse ntuze ikirombe nyine ngo cya gazi muri Cabo Delgado ni intara yegereye Tanzania itazi inyeshyamba zishyushye zihita n'izina ubu hari operation zikomeye wigeze kubona ko yaravuze ko minsi itambutse umukuru w'igihugu cya Mozambique yagiriye uruzinduko mu Rwanda rutavuzweho uruzinduko rwari mu ibanga confidentiel cyane ngo aje gusaba ubufasha urabizi subizi se ko uyu munsi Perezida Kagame ari mu Bufaransa nawe aho bari buvuge kandi uriya mugabo wo muri Nuza nawe araba ariyo wahehe hariho twavugaga muri Mozambique nawe araza kujyayo azagirana inama yihariye na Perezida Macron nyuma y'uko Perezida Macron nanone azaba yavuganye na Perezida Kagame ubwo wasanga ari kubashakamo inkunga nyine buriya nabo batera akajisho bakavuga batari ko buriya ko twabonye Perezida Kagame yohereza itsinda ry'abasirikare kabuhariwe muri Centrafrica bagasubiza inyuma iziranyeshyamba zaje gufata umujyi akavuga ati twe ntiyaturwana wenda Cabo Delgado bigiye kugenda gutya ariko rero maze hari icyo twize kuvuga mu biganiro byatambutse wenda abantu bajye banabyumva neza aho Afrika yagize ubwigenge ukabona segita y'umutekano yagiye ikura nk'isabune hari icyegeranyo nibwira ko igisirikare cya Amerika gikorera ku mugabane wa Afrika n'Uburayi Africom kigeze gukora mu myaka nk'itandatu ishize niba ngibuka neza aho ndisegura sinibuka umwaka bavuga bati bimwe mu bihugu bya Afrika bifite ibisirikare bigoye rwose kwimagine ukuntu biteye bavuga bati rwose hari nk'abisirikare biterwa n'inyeshyamba bikiruka cyane bakazajya bohereza abantu bya kure bashaka zagiye aho ngaho rero wenda mvuze na bimwe mu bihugu byahabwaga umwanya mwiza mu bijyanye n'umutekano harimo n'u Rwanda abantu bavuga bati wenda umuntu abagiye mu bintu byo kubogama kugira gute ariko niko byanavuzwe muri ubwo buryo kumva iyo bavuga efficacité y'igisirikare na operation cyakoze izo operation u Rwanda rukora muri za Centrafrique operation u Rwanda rwakoze muri Kongo mu nshuro zitandukanye azibara zinera kisanga n'iki byose biriya byubaka military supremacy mu bintu bijyanye n'ubushobozi bw'igisirikare nubwo wenda ibisirikare bidakunda kwigamba ibisirikare ariko igihugu kireberwa imbaraga muri operation cyakoze buriya amanota ya UPDF nta muri no minsi wayashakira muri Somalia amanota ya igisirikare cy'u Burundi wayashakira muri Somalia rero n'amanota y'ibisirikare nk'ibyacu cy'u Rwanda wayashakira Darfur ukashakira aho muri za Centrafrique ntabwo wava mufite igisirikare gusa ahubwo ureba na operation cyakoze gusa nuko nabonye rwa rubuga ruha amaranke ibisirikare na Kongo bayishyiramo afite igisirikare gikaze ngo ni icya 10 ahubwo muri Afrika bashingira ku
ni imibare hari imibare bagenderaho y'ibikoresho bagiye muri Centrafrique rwose ngo bajya muri operasiyo ariko banyura nk'ahantu hari nka brochette ziryoshye bakavuga bati we nyama ya komanda cyaro nihita birukana yabapandishije indege n'abaragiye n'amaguru bari no kwambuka bakajya iwabo muri Badorite ngo n'ama essence y'imodoka bakoreshaga ngo barayaryaga rwose ariko ubundi burya n'abashoferi batajya essence ni bakeya nuko nyine zitukwamo nkuru urumva nta wamenya buri bya essence tubyihorere wenda nta wamenya nuko ari banafashwe twikomereza ikiganiro cyacu rero nuko rero ngo bimeze gute tujye kuri iyo nama ya Muzehe Pike arimo mu Bufaransa iyi nama ngo iziga ku mutekano wa Sudani by'umwihariko kuko ngo urabona Sudani igeze kuba igihe kirekire cyane isa nkaho ari nka ruvumwa ku ngoma ya General Bashir noneho rero uziko yari idafite na diplomasi n'ibihugu nka Amerika mu minsi ishize yagiranye diplomasi n'umubano hagati y'igihugu cya Israel kandi uzi neza ko mu myaka yatambutse ari igihe indege z'igisirikare cya Israel zigeze kurasa Khartoum mu bihe bya Bin Laden urabyibuka neza donc no kuvuga ngo barashaka uburyo ngo Sudani bakongera bakayijagurura bakayizamura bakayishyira ku ruhando mpuzamahanga mu buryo buri positive kuko bya Sudani igihugu gikize cyane kirakiza ariko buriya ngo ni nacyo gihugu gifite imyenda myinshi ishoboka bashatse bigenze neza nko twabivugaga banayikemura uzi Macron nyine abirimo ngo arimo arakivuganira Macron afite impuhwe kuri Sudani none rero asigaye yanatumira Muzehe Pike akavuga ati buriya rero hari igihe tuvuga igihugu bya Afurika bakavuga ati buriya n'ubukoloni bw'Abafaransa reka nitabaze inshuti ati wenda Muzehe Pike yajya babwira bakumva iyo nama ndibwira yuko ishobora kuzabavamo ikintu kizagaragara ko gifite akamaro kuri Afurika kuko Sudani buriya ifite icyambu ariho za Ethiopia zinyuza ibicuruzwa ibyinshi ku cyambu cya sinzi ko bakita kiri ku nyanja yihe bari y'umunyu niba yitukura ntumbaze ruguririya Sudani ikaba kandi ifite ijambo muri aka karere kubera ko uzi n'ikibazo ifitanye na Ethiopia kijyanye na ruya rugomero rwa Grand Renaissance Dam urumva ku buryo Sudani ifite umutekano Sudani kandi ishobora ku-influencinga ibijyanye n'umutekano muri Chad kuko ifite imiryango yambukiranya imipaka ikomeye bari abazaga wabo n'abandi bose ugenda wumva bari mu mipaka yegereye Sudani kandi bari ku butegetsi muri Chad bivuze ngo Sudani ishobora kugira ijambo ryo gusubiza ibintu mu buryo iramutse imeze neza muri Chad donc ukaza muri Sudani y'Epfo Ethiopia ukajya Sudani igihanganye ndetse na Misiri Sudani ni igihanganye uzi ko Sudani buriya ngo yoherezaga ingabo muri za Yemen iyo ngiyo gufasha leta kurwanya abagizi ba nabi Sudani ifite influence ikomeye bityo rero twabifuriza ibihe byiza kugira ngo iyi nama barimo iyo kugira ngo bongere kubaka izina na influence ya Sudani n'ubushobozi muri Afurika izabahire kandi nibyo twigeze kuvuga mu kiganiro cya Isanzwe twakoze abantu bazakurikira kuri Bwiza TV na Bwiza.com tuvuga ngo uko kuntu ubona nka Perezida Kagame abatumiye mu nama nk'izi ngizi bafite ikintu bisobanuye kuko habarimo na experience birumvikana uko u Rwanda rwakemuye ibibazo uko u Rwanda rwikuye muri ibi cyangwa biriya bakavuga bate se iriya modeli ya Kigali ntabwo mwayikoresha nka Khartoum niba wenda hari abatumvikana muri Darfur niba hari abatumvikana gutya mwe ntimwayikoresha mugatera imbere ko dore mufite na resources zitandukanye ibintu nk'ibyo ngibyo usibye inama rero David Perezida Kagame ngo aranabonana na bamwe mu basirikare babaye muri operation Turquoise bari abasirikare ariko imibonanire yabo rero na Jewe banifuza ko muri bari abasirikare kuko ntabwo nzi content y'ikiganiro cyabo mu mibonano ku murongo w'ibyo kiriho ariko nifuzaga ko habamo na Edouard Baradera cyariho sinibuka neza niba ariho ariko twanareba ni Arrange pe ngira ngo ni meya w'umujyi wa Bordeaux nibwiraga ko byari kuba byiza abana basirikare bajyanye nande babonanye na perezida ariko n'aba bantu bo muri cadre politique bo muri biriya bihe nabo bakaba bari muri iyo nama kuko ubundi abasirikare burya akenshi na kenshi bajya muri mission batumyeho n'abanyapolitike kandi burya ugiye gusesengura pe ukavuga uti wenda u Rwanda no muri relationship ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufitanye n'Ubufaransa ukajya muri cadre militaire wafata nka cadre militaire ukayiha nka 20% ariko 80% ukayiha cadre politique kuko cadre politique niyo yohereza mu butumwa abasirikare donc tukabona operation Turquoise muri biriya bice yaririmo ariko tukayihanga amaso twari dukwiye kurenza amaso tukareba aho bayohereje kuko umusirikare yavuze ngo funga mizigo fanya hivi wowe urafunga imizigo ugende mission ufite ni yingi ABCD urumva binashatse kuvuga ngo kuba Perezida Kagame ari bubone n'abagenerali n'abakoloneli bo mu Bufaransa bahoze mu ma operation atandukanye mu Rwanda bira making news in one hand ariko in another one hagakwiye ko n'abarenje pe baracyariho
nabo babonekamo. Baradire arahari ku myaka ye 92. Edouard Baradire yagombye kujya muri iyi nama nawe nubwo asukuma urumva tukumva icyo yivugaho kuko abangaba nibo bari influencers nibo boherezaga abasirikare muri operation kandi nta mujenerali muri abangaba ntekereza ko ari buvuge ngo bari kunyohereza nkanga sinabyumvaga sinabyemeraga we agendera kubyo bari kumubwira genda hariya kwanza nabo zapangirwa izo operation muri Ruri n'ahari hose ntibabaga banahari wapi no kuguha map gusa ngo caho donc nkavuga si bumoso biratanga uye musaruro abasirikare bahabwa oda n'abasivili bo muri politiki ubundi bari buvuga iki wasanga wenda bashaka gusa imbabazi Perezida Kagame akavuga ati rwose nyakubahwa twebwe twahawe ubutumwa turabwitabira ntago byari personal nta kindi cyari kibyishe inyuma abasha burya abanyapolitiki n'ingezo bw'isi ni indyarya kubera ko ntekereza ko n'abayobozi ba Afurika including n'u Rwanda bana yo mahiri baba yazi baranye yuko ibi bintu none se reka nkubaze umunsi Sarkozy agirana ikibazo na Gaddafi ni yarabaze imisa mugurije amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo as much as ubona nani Gaddafi yagendaga yegera n'abafaransa ndetse avuga ati iriya ndege ya Rockefeller amanuka n'ikindi twarasha n'iki byose twemera gutanga ibintu yewe reka ibingi mbivuge mu buryo twaravuze mu biganiro byacu tuba tugomba kurenza amaso abantu bashobora gutekereza hafi kuko nibwo bushobozi dufite kandi nibwo buryo tubona twakoramo ibiganiro kuri bwiza.tv.com which means kuba u Rwanda rugenda rwegerana n'Ubufaransa ni byiza iburyo sibyo ariko ibumoso hagomba kuba na reserve cyane kuko uko ugenda bagera n'abantu b'uburengerazuba bwiza bafite amayetide utamenya barimo gukora bashobora kukwigaranzura mu minsi zakurikiraho ku buryo ubu ngubu nk'umupessimiste ashobora kuvuga ati u Rwanda rumeze neza n'Ubufaransa turabona ibintu birimo gukora ariko se mu myaka 10 bizaba bimeze gute ese bibari ku mutima biraba ku mutima cyangwa bafite indi target rero izi nama ziba zikorwa n'abantu bacu nabo bari abahanga bababizi abajenerali bavuga ati twiyegereze u Rwanda tugire gute ntago wamenya harimo nawe kwandika ibitabo avuga ati rwose wenda kuri conclusion y'igitabo kuri page 10 za nyuma ziheruka nzashyiramo ko nagiye muri Turquoise maze njya gusoza igitabo ngipfundikize ko mvuye muri Turquoise nanabonanye na Perezida w'u Rwanda ugasanga ashoje igitabo cye urumva ahubwo none se David urakeka ko Baradiri ubu ngubu yavuga n'iki na Perezida w'u Rwanda uzi ibintu aherutse gutangaza ariko banzu nyumve neza ubundi Baradiri ugiye kureba aherutse kuvuga ati Ubufaransa rwose nta mpamvu bufite n'imwe yo kwaka imbabazi u Rwanda nta kosa twigeze none se nyine hamwe tuvuga ahubwo twaratabaye twagakwiye kuba dushimirwa aho nakubwiraga nyine tuba tugomba kurenza amaso twebwe tugasesengura tugana behind the scene urumva niba Baradiri nta jambo afite ariyo wari mu bushobozi bwo gutuma abasirikare muri operation kandi abasirikare bakaba bafite uburenganzira bwo guhakana kujya muri operation yuko n'abasirikare b'igihugu none abasirikare baravuga iki Baradiri atakabaye avuga ari nawe initiator w'intuzi w'izo operation n'urugero reka ubu ngubu twakenera General Foucade wowe bagingabo mu gihe muri biriya bihe kurusha uko twakenera Mitterrand aramutse ariho muri ibintu turimo ikibazo nuko n'abantu benshi cyane u Rwanda rukurikiranye uruhare b'Abafaransa muri jenoside nuko nabonye n'ubundi ari abasirikare ngewe wenda harimo n'abasivile wenda tugiye twabivuga ariko icyo nashaka kubwira nuko ino nama kuko n'uburenganzira bw'umuntu gutanga igitekerezo muri ubu buryo ino nama ryari kunshimisha ibirimo abansiye muri politike y'Ubufaransa kurusha uko yabamo abajenerali n'abakoloneli kuko nibo bari bafite mu biganza politike ya France Paris na Kigali nibo bari bafite ubushobozi bwo kohereza operation militaire kuko ntekereza ko nubwo abashef d'etat major ukomeye gute mu gihugu ntago wapanga operation mu kindi gihugu ngo guke wohereza ingabo ntago bishoboka uroherezwa none se umusaruro ugena abana mu bajenerali n'ubu ngiye ntago muzi ariko ubwo tuzareba nyine muri outcome z'ibyo biganiro bazagirana ariko twarimo tuya kuri background yabyo twavuga ngo ni byiza ntago twabihakanye ariko habonekamo na ba RNGP rwose RNGP yigeze kubona Perezida Kagame agiye mu Bufaransa ari ministre w'ububanyi n'amahanga ngahita iba yigwaje umutwe simbizi aravuga ati giye ntago ndi mu Bufaransa ngiye mu mahanga ubu ngubu nzagaruka Perezida w'u Rwanda ngo yese afata urugendo nawe ariko banze ibintu Abafaransa bagenda bakora bene batera turoma imwe na rimwe mu mahanga ariko no muri abajenerali bahura na Perezida Kagame niba ataramukona ngo watangaje ati rero buriya kubura na Perezida Kagame ni nkuko nagera gutya nkabona izo zizanye zirantuye na General de Gaulle ariko mu basirikare nyine nuko nguko nta kundi banabivuga reka tuze kureba ari kizavamo Denis inama izabeje ubwo ngubwo nyuma y'inama iri uyu munsi
ubwo abajenerali bazavugana ejo. Ntawamenya, ariko kugeza kuvuga ngo bashobora no gusaba imbabazi tuzarebe. Abasirikare gusaba imbabazi sha ntawamenya. Hanyuma tujye mu burasirazuba bwo hagati dusoza, dusoreze ku nkuru zibanda ku ntambara za Israel ndetse n'abanyepalestina. Amakuru rero ahari muri iki gitondo atangazwa na CNN aravuga ko Israel ngo yateye ibisasu, yabiteye ejo ku cyumweru ku nyubako y'umuyobozi wa Hamas iherereye muri Gaza. Umuyobozi wa Hamas ni Haniye, wundi Haniye, Ibari Ismail Haniye, sinzi uko yitwa. Twaza kubireba ni nyuma rero yaho no mutwe ngo wari umaze kurasa ibisasu bya rokete bigera mu 100 kuri Israel. Umunsi w'ejo ku cyumweru ngo ari umunsi ukaze cyane. Barashe ibisasu yavuze ko ngo ibisasu bya target buriye. Yavuze ko ngo ari deadliest day kuva intambara yaba kabisa. Ariko kugeza ku uyu munsi ntabwo Israel yatangira ibikorwa bya ground operations ko ingabo zigwanira ku butaka. Gusa ngo zagose agace ka Gaza cyane cyane. Izi ntambara za Israel na Palestina ntabwo zoroshye Denis. Umuyobozi wavugaga wa Hamas no bita Yahya Sinwar kuva muri 2017 gashobora kuba ari wasimburiye asimbiza. Ntabwo byoroshye izi ntambara, ntabwo zoroshye Denis, ntabwo zoroshye. Gusa abantu bamwe bazishyira mu yobokamana, abandi bakazishyira mu bintu bijyanye n'iki byose utamenya. Ariko icyo nakubwira cyo nuko hari n'abatangiye kuvuga bati yabona intambara y'isi zahera muri biriya bice. Ariko se ntabwo ari nshyashya Denis, izi ntambara zabayeho na kera rwose. Zabayeho kuva Israel yabona ubwigenge, yahabwa kwitwa igihugu muri 2018. ahubwo izi n'akana. Ariko uziko hari igihe kimwe abayisraeli ngo bikanguye. Ariko se najye manuma ntabyemera. Ariko kuko uriya Israel abayahudi mu kintu babavugaho, bavuga ko bafite influence mu isi irimo amafaranga menshi, ikabamo urumva harimo economy nyine. Ariko hakanabamo ibijyanye n'ubutasi. Ibitasi ntabwo gutandukanya n'igisirikare, kuko bafite igisirikare gikomeye ku isi nanone. Ariko ikindi kintu bavugaho abayahudi ni media. Niyo mpamvu utagomba kwizera ikintu cyose gitangazwa n'abayahudi. Bafite media zikomeye, ushobora kugenda muri New York Times ugasanga bafitemo share, CNN ugasanga bafitemo share. Iyo bananiye ni Al Jazeera y'abanyakatari, ubonye ko banayisenyejo bayirasheho yo na Associated Press. Barabatwikiye rwose muri Gaza, baravuga bati icyo kizu mukorera muri Gaza tugisenye, bayicaza. Ariko bazi kurasa Denis, bazi kurasa. Kuri iki cyumweru rero indege Israel yarashe kabiri muri Gaza, abanyapalestina 43 basize ubuzima, barimo abana 8. Bayiteye ibisasu 100, irasa igaba ibitero 2 gusa. Byo mu kirere bwo ni za ndege n'undi ndetse no gukoresha ubungubu. Abagera kuri 50 bo barakomeretse, barimo ngo abagore n'abana, nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ya Palestine. Urumva rero ngo imibare y'abamaze gupfa imaze kugera ku bantu 197, harimo abana 58 n'abagore 34. Barimo gushinja inshuti za Israel zirimo Amerika n'ibindi bihugu birimo n'Ubwongereza ko bakomeje kwicecekera mu gihe abanyapalestina bakomeje kurimburwa n'ibisasu by'ingabo za Israel zirwanira mu kirere. Aho nka Perezida Joe Biden yavuze ngo Israel ifite uburenganzira bwo kwidefanda. Gifite rwose uburenganzira bwo kudefanda igihugu cyayo nyine, kuko ngo ntabwo wabona ngo urubura rw'amasasu rw'ibombe rurimo kugwaho gukomeze gukunja amaboko. Nako se wa mugani none se baragira ngo Israel ituze kandi na Hamas irimo irabarasa. Nyine ntabwo natwe tubona verisiyo ya Hamas. Hamas ubundi itubwira ikintu nayo bisaba. Kuko wenda nayo byatangaza amakuru bya Israel y'abayahudi rikuze gusigira irya Hamas. Uri Hamas nayo ifite ibintu ivuga. Kuko ubundi bijya gutangira muri iyi minsi ngo bagiye kubateza akajagarano bari bisengera mu musigiti. Uzi ko wa musigiti wabo Al-Aqsa ufatanye n'uyu rusengero rw'abayahudi ruri Yerusalemu. Bamwe rero baba bari batandukana n'urukuta barahangaha, abandi barahangaha. Ariko ikintu kiba kirimo ikibazo nuko ground umusigiti uriho ndetse no urusengero urumva birafatanye. Iyo quartier yose iri muri Yerusalemu y'Iburasirazuba igenzurwa n'abasirikare ba Israel. Noneho urumva wa mugani umuntu yiviriye gusari, umuzanyeho ibintu by'amagambo ngo wisengera aha, ngo wigira gute, ngo wigira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Naho bakavuga bati simo mutuza gusenga ahangaha ni iwanyu, kari iwacu muraduha mwize ko dusenga, reka dusenga ibyacu bigende gutya na gutya. Nayo intambara zaturutse. Ariko Denis, tukiri kuri no nkuru ya Israel na Palestina tuzayiva umuzingo mu minsi iri imbere. Mu kiganiro tuzakora kizakurikiraho turimo kujya ku musozo w'iki ngiki, tuzanavuga intambara zitandukanye zagiye zihuza ibi bihugu uhereye muri 1948 ubwo Israel yabonaga ubwigenge.
tuzabirebaho tuzirebe zose tuzive umuzingo iz'iminsi 6 izagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo za Yom Kippur za Intifada za Al-Aqsa Intifada nayo yarabaye. Tuzanareba operation yaherukaga ikomeye niyo bitaga protective edge urumva nayo uzi ko icyo gihe ingabo za Israel zije muri Gaza urumva tuzazirebaho zose tuzive umuzingo tuzazivuga turabibije rwose abagukurikira biza tv.com. Ariko icyo navugaga muri aka kanya nashaka wenda gusa nk'ushimangira cyane nuko ujya kureba ugasanga no kuba abanyapalestina bavuga bati Israel ituyobora nkandi nabo bafite ukuri. Israel nayo ikavuga iti kandi nawe twangaha ni iwacu kuko abisirayeli bahita biga kurambura Bibiliya. Iyo bimurengera zabo bahita barambura Bibiliya. Ati n'ubutaka bw'abakurambere. Bati mureba shaho Abenyamini bahoze batuye mwebwe mwabagahe. Urumva kandi nyamara bigeze guhunga bahungira bigira mu Burayi barabura bati wabo nta n'umuntu ujye utubwira umuntu wabirukanye urumva bagahora bacunga bati reka tuzagaruke iwacu rero. Ariko baje basanga ahantu haratuwe kandi izi ntambara conflict foncier z'ubutaka zikunze kuba no mu bice byacu muri Nyaruguru. Ariko case yo muri Nyaruguru yigeze gutambuka aho umuntu ugashaka kwimura abantu avuga ati aha hari kwa sogokuru. Iyo case yarangiye gute? Ntago wayikurikiye simbizi urayizi. Ariko ndumva ibitekerezo byo banza batarabyemeye kandi byati ibyo ni ibya kera kandi wari umwanzuro w'urukiko. Nase urukiko rwanze kubirangiza. Reka tuzabibaza ukuntu byarangiye. Sinaho gusa hari n'ahantu mukuru w'igihugu igeze kujya muri Rutsiro ahasanga umwana niba ari umwana w'umukobwa ubwiraga umusozi muzima ati mwimuke mugende ahangaha ni iwacu. Ariko ndumva ko icyo gihe hatanzwe umurongo yuko nyine agomba gushakirwa ahandi ho gutura bikagenda neza. Impamvu tugizanye muri iki kiganiro no kuberekera iyo ujya kureba no ku isoko y'intambara za Palestina na Israel nk'uko kuzimeza hari igihe abayahudi bigeze kubaho bataba kuri buriya butaka urumva barataraye mu isi baragiye biyugegera ukabasanga za Argentine ukabasanga USA ukabasanga zahe hose no mu Budage n'ahandi abayahudi bakunze kuba. Ariko noneho cyane cyane ko hari n'ijambo nkunda kuvuga abantu bakaba bati ibyo bivuze ntabwo ari byo. Buriya no muri Iran ubona yuko ihanganye na Israel harimo communauté juive nini cyane idafite ntibi no muri ibyo ngibyo. Ahubwo buriya ngo muri gihe bakorerwaga genocide abayahudi bari mu bihugu by'Abarabu ngo nibo bantu bari bafite amahoro batekanye ahantu bari batekanye. Ngo urumva ibizi ntambara z'abavandimwe bapfa ubutaka n'intambara zitoroshye. Impamvu ntuzanye n'urugero muri aka kanya kugira ngo abantu babyumve neza tunaborohereze wenda banabyumve ku buryo bworoshye. Igihe abayahudi batari bari iwabo baza kuba ngombwa ko ahaturwa n'abanyapalestina urumva none abayahudi baravuga bateka dusubira iwacu. Ndetse icyo gihe Ubwongereza bwashatse kubatuza Uganda baravuga ati urumva mwabagabo Abongereza bari babibonye kare baravuga nimushaka gusubira iwanyu urumva muzajya guhangana n'abantu bahatuye ubu ngubu. Icyo mushaka ni iki? Si ubutaka. Hari iwanyu ni mu butayu hari iwanyu nta kigenda rwose. Reka tubashakire ubutaka bundi muturaho tuye tubasetingeyo twubake ibishoboka byose. Ubu rwose Kampala niho buriya Kampala niba ari Yerusalemu wenda nkambarara hari kwa muri yari Berisheba ntumbaze urumva. Noneho David Ben Gurion ngo wari uyoboye independence n'inkundura zo gusubiza abayahudi wabo ngabwira Abongereza ati ariko se ubu koko twakabaye abantu bashyashya tutarabakera tuyoboye imipaka y'iwacu bahita barambura ibyo navugaga bati twebwe twari imiryango 12 turabifite urumva tuva Yorodani tukagera Erufati urumva Efurate mazere muri za Iraq na hose nyine ku nkengero zaho naho se bazahafata barashaka nuko bati rero twebwe iwacu turahazi tuzasura iwacu. Noneho bagezeyo tugaruka kuri rwanda natanga mu kanya abapalestina baravuga ati rero mwege mudusanze iwacu mashaka kudukura iwacu gute. Abayahudi nabo bati hahoze ari iwacu kera none se ubundi we Denis nawe dusoza ikiganiro ubundi ikibazo cy'abayahudi n'abapalestina bagica urabanza barukemura gute twifashije ya jurisprudence y'Inyaruguru. Ngiye ukuntu nagikemura tugiye Nyaruguru ariko uyifashe ukuntu nagikemura ari Palestina ari na Israel byose nabyemera nk'ibihugu byigenga. Buri gihugu kikagira ubwigenge na Israel ikagira ubwigenge ariko byose bikaba kuko Israel nayo buriya ifite uburenganzira bwo kuba hariya. Naho se kapitale Yerusalemu ariko ni ya Israel. Reka gute se ni y'abanyapalestina kuva ryari nyine dukoresha jurisprudence twavuze y'Inyaruguru ni ukuvuga ngo abanyapalestina bamaranye imyaka myinshi ibihumbi urumva bari barayigaruriye ninde bigeze birukana abayahudi se ubu ngubu wasuhuka ukavuga uti wanyu ntabwo hera. Namaze kubona wenda ko none se baza ko abayahudi bavuye muri hariya ari uko basuhutse cyangwa bagiye kwishimisha cyangwa bavuye birukanwe n'ubundi uretse se kubakorera genocide icyo cyo ntabwo twanagita banavuye mbere ya genocide kandi bakuwe na biriya bihugu n'ubundi bibirukanye intambara zabahozagaho.
ko bari muri bamwe bajyanwa mu bucakara mu Misiri abandi bagira gute ntago bahavuye bishimye ufite ubugiye ugasanga iwanyu wari nk'impunzi haratuwe bakaguha isamba ahandi hantu batunakubakira oya na nyuma y'intambara urabizi hano mu Rwanda abantu barahunze kandi bahunze abandi baraza bajya mu bintu byabo bagasanga ndetse ngo harafashwe cyane ariko leta yabasubije ibyabo abari barimo bavanwamo bajya gushaka ahandi baba iyo rero ubwo nibwo butabera nanjye natanga nibwo butabera watanga none se abapalestina baza batuza he ariko ho batuye harari za Gaza na za yose harari ya Gaza Israel yabaye itabishaka no bari ku nyanja nyine icyo nakora ni ukuvuga ni guhera uyu munsi ariko dore uzi ko Israel yagiye ifata Gaza urumva irayikata akantu k'akarondorondo ku nyanja igashyira ukwayo noneho Palestina iri West Bank iragenda ibukwayo nibyo natakaga urugero mu biganiro by'ubutambutse twakoze bivuze ngo ni nko kwafata Burundi ukavuga ngo buriya Burundi ngo ni ntarango ya Uganda ariko nta hantu bifuhuza umupaka ese ubundi Israel yo ibibona umuntu yava muri Gaza none se kugira ngo muri Gaza reka nkubaze Hawaii cyangwa nuza ko biri mu birometero 100 ngaho uvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habuzwa kwitwa muri Amerika nyine banzo byumve neza abanza usubize icyo habuzwa kwitwa muri Amerika ariko ho harimo amazi gusa nta kibazo amazi gusa ariko ni mu birometero n'ibirometero nta gihugu kirimo kindi ariko ni mu birometero byinshi oya Palestina bararengana utikubera iki kugira ngo uve muri Gaza ujye muri West Bank ni Palestina imwe usaba visa muri Israel ujya mu gihugu cyawe kugira ngo wambuke uve mu ntara imwe ujye mu yindi ubwo sibyo bintu wabivamo Israel nayo izihangane ishaka ukuntu yafata kandi gace urumva babyumvikaneho igasimbuze West Bank oya ihuze na West Bank wenda bagurana ariko amahoro ahinde bitageze gutyo rero bazashwana ikindi cya kabiri kuba Israel yavuze ngo Yerusalemu ni umurwa mukuru wayo kandi ziko na Palestina ni umurwa mukuru wayo ntago bazabyumvikana ntago Yerusalemu yigeze umurwa mukuru wa Palestina ahubwo Yerusalemu kuva ku bwa Yesu kuva urimo kugendera kuri media ya Israel kuki se nabi oya no muri Bibiliya birimo Bibiliya se ni igitabo gikoreshwa mu bucamanza ni igitabo mpuzamahanga kandi icyo gitabo cya mbere cyabayeho kimaze igihe kirimo amateka udashobora gusiba reka dusoze ikiganiro cyacu rero ubwo ngubwo abakurikiye Bwiza TV na Bwiza.com bazakomeza bagira icyo batubwira gusa ikigaragara nuko hari abantu benshi ino ntambara yifata nk'umupira bakajya bavuga ati njya mbibona kuri za AFP n'ahandi hose twebwe umva murasa abanyapalestina nibeshye bigire gutyo none nawe ndagufashe bari abantu ariko ndarumenya oya icyo bakwiye kumenya no koroherana ariko barabarabu ntago bashaka kukorohera abayahudi urabizi ko na nyuma y'intambara na nyuma yuko Israel ibonye ubwigenge bakibona ubwigenge muri 1948 abarabu bahise batangiza intambara kuri nuza ku banya-Israel oya nanjye ndi umwarabu waza ugatera umuyenzi unyimurira umuyenzi ugenda nubwo waba uhagurisha bahame hamwe rero riba bashaka kwerekana imbaraga ntibahame hamwe bazerekana ngo afite ibisasu wanda afite muri 1947 mu kwezi kwa 11 ku itariki 30 nibwo intambara urebye zatangiye hagati y'abanyapalestina n'abanyeseri icyo gihe amabisi ebyiri zitwa abayahudi zahise zigwa muri ambushi y'aba barabu batifuzaga ko Israel igira leta hari ahantu bose abantu bari barimo barishwe kuva icyo gihe rero Israel avuga ati bano bantu rero kuzabana nabo bizasaba ko natwe dushyiramo imitsi nta kundi rero yari kubigenza igomba kwirwana kugeza ubwo Israel nayo igenda kandi rwose byarangiriye aho uzi muri za 73 ukuntu yatewe n'ibihugu bingahe muri za 60 ibiki nese Israel ugira ngo ikora iki yicare yifate gutya gusa igomba gukora Israel no gusubiza ubutaka butari ubwayo reka da ahubwo bayisubiza ubutaka bwayo yakuye capital Tel Aviv urumva none ijyanye Yerusalemu nyine hariya Tel Aviv n'abongereza bahabajyanye kandi abongereza ntabwo aribo bagenaho ibihugu bigomba kuba naho ibihugu byagomba kuba none se ubworoherane ushaka kuvuga n'ubu ubworoherane nyine nuko Palestine igomba kumenya ko ubutaka irwanira atari ubwayo ni ubwayo gute se ni ubwayo ahubwo nk'uko nabivugaga bafata Yerusalemu y'Iburengerazuba urumva oya nabyo Israel ubutaka bwayo irabuzi igomba kubugumana na Palestine ikagumana none se Denis tujye tubaransinga nk'abanyamakuru urabona mu ntambara y'iminsi 3 tuzanayigaruka muri ibyo biganiro turimo kuvuga tuzakora iminsi iri imbere Israel yari ifite ubutaka yemera ko ari ubwayo none ariko mu kurwana aho kugira ngo idefending imipaka yayo
iragenda ifata ibitwa bya Golan Sasa. Wese wakora iki no reka ngwereke isuku harimo akarengane ariko David iragenda ifata ubutayu bwa Sinayi urumva erega Israel buragira ngo yagure n'ahantu izagirwanira hakoze guterwa n'ibihugu bitandatu nk'ubu nk'aka ka Rwanda gatewe n'ibihugu byose bigakikije urabona kamara iminsi ingana ngaho noneho mbwira nimba noneho kirwanyeho kakabasha kwegezaho ibyo bihugu kagomba nako kwagura imbibi zako kugira ngo ubutaha n'umuntu uzagatera bijye bimutwara umwanya munini kugira ngo agere mu rugo none uva kuri Rwanda ujye mu giturage ku misozi ukagenda ufata isambu z'abandi none se ninde bababwiye ngo bagutere ninde bababwiye bo baguteye bakwishimiye reka dusoze ikiganiro hano kuri Bwiza TV na bwiza.com tubashimira ko mwakomeje gukora subscribe muri benshi kandi commentaire rwose commentaire ni ikintu dukunda kugarukaho Denis burya iyo wakoze inkuru ni nkuko wagira wakwenga nka ji imeze neza ngiye kuvuga ikindi kinyobwa ukabura nk'abantu baza kuvumba cyane nawe ameze neza oya gusangira nawe mbega nk'umuturanye ntaze undi ntaze ntabwo ibyo watetse cyangwa wateguye byakuryohera amafunguro ntabwo yameze neza ibi dukora natwe rero no gutegura amafunguro meza y'amakuru no gusesenguzi ku bakurikira Bwiza na bwiza.com ariko tumenye commentaire turavuga tuturiya nawe yaje turasangiye uyisharinze ati nawe turasangiye akozemo ugize gute na gute na gute na gute mwebwe mwese rero ku subscribe kuri like share na commentaire biradushimisha kubera yuko ibyo dukora twose dutegura nibo tubitegurira reka rero turarika abantu ku kiganiro cya isanzure cyangwa se gena hino muri programme tukunda kugeza zitandukanye mu biganiro bizakurikiraho abo bakurikira isi n'abantu nabo harimo gutegurwa ndetse n'abafite ku mutima yabo gospel talk tuba dufite izo programme zose Denis ndumva twasoza ikiganiro ngushimira yuko witabiriye ese mvuga ngo umutumire ubu ngubu oya maze kuba umusange ibyo urakoze cyane rero numva navuga ngo ikiganiro hirya no hino kuri Bwiza TV na bwiza.com nakagaruka ciao ciao